Okay, uyu ni Timob Clever nk'ibisanzwe, ni kuri Timob Clever nk'ibisanzwe, Timob Clever official hamwe bigiye kujya bibera. Rero niba utarakoze subscribe, kora subscribe kuko iyi channel igiye kujya gufasha gutekereza neza, ufunguke mu mutwe. Si mu mutwe gusa, nibijya ku mufuka tugiye kujya tubiganira ku buryo tuziproteja tukirinda. Ugasanga tubaho twishimye nta bintu bigenda bidutesha umutwe hirya no hino. Niyo mpamvu rero uyu munsi nta gutinda, reka mbabwire ko ntazajya mbatindira. Tugiye kureba ibintu 10 buranga abahungu basigaye bafite ukuntu babangamira igitsina gore, baba abahungu cyane hafi ya bose. Ngiye kuvuga gace ariko ni hafi ya bose. Ugasanga babangamiye umwana w'umukobwa w'abandi, ndetse n'ubwo ugasanga uri kwibangamira, ugasanga uri kwisuzuguza. Bimeze gute rero? Uyu munsi ugiye kureba ibintu 10 bikwereka ko umukobwa atagukeneye, atagukunda, ariko wowe ukomeza ntabwo ujya wiyubaha, ukomeza kugenda nyine ugaragaza intege nke. Umva amagambo dutangiranye, ibaze gusarira umukobwa atagushaka, ngo nicyo kintu abahungu b'iminsi turi gukora. Cyane ngo abahungu b'iminsi iyo babonye umukobwa ari umwana mwiza, sekera abantu bose, mbega ari wa mwana warezwe neza, abahungu bahita basara bagatangira kumusarira, bakamera nk'aho ari imbwa zibonye igufwa, ndetse no kumwirukaho cyane, kuko umwana ari nta mutima mubi yifitiye. Ugatangira kubona ko yagukunze, yagusariye. Ariko se mwabahungu mwe ndababaza, mbese ntago mwiyubaha? Nta gaciro mwiha kuba umwana akweretse umutima mwiza, agusekeye cyangwa se yakubaye? Ntibago bisobanuye ko yagukunze. Ntukajye uhita ufatirana umutima mwiza n'uburere bwiza yakweretse, kuko ibyo bintu iyo ubikoze ugaragaza neza cyane ko nta burere ufite. Ko uwo mukobwa yarezwe neza ntabwo bisobanuye ko agushaka. Nta kintu gisebya umuhungu cyane nko kubona ari kwiruka ku mukobwa, ariko umukobwa we wamubangamiye yiturije kubera yarezwe neza, akajya abura ukuntu aguhakanira. Uba uri kwisebya n'umukobwa uri kumubangamira, ngo nicyo kintu kimubangamira cyane, kumwirukaho umujena kandi watagushaka. Wibuke, nanjye ndabyibuka ibintu byigeze kumbaho. Nanjye hari igihe nigeze gusarira umukobwa mushaka cyane, ariko umukobwa atanshaka. Ariko umukobwa yifuzaga kumva akagenda, ariko njye ngakomeza kumwizirikaho n'ubuzima bwanjye bwose. Mbabwiza ukuri, icyo gihe ngera ari ikigoryi. Iyo nsubiza amaso inyuma, mbona ko uwo mukobwa atankundaga, ariko icyo gihe sinabibonaga. Ibimenyetso yanyerekaga ubu nibwo mbibona ko atarankeneye, atanshakaga, ariko icyo gihe sinabyumvaga. Nawe uri kutwumva aka kanya, ushobora kuba uri kwiruka ku muntu w'abandi, ubangamiye umukobwa, yarakwihoreye, yarabuze ukuntu aguhakanira, ariko nanone ibimenyetso uri kubona aka kanya, ariko nyamara igihe kimwe kizagera usubize amaso inyuma ubone ko ari ukujena umuntu w'abandi. Uwo mukobwa ntabwo yankundaga, nta nubwo yarankeneye na gato. Bishoboka ko yajyaga yicara n'inshuti ze, bakicara bakanganira bagaseka, kandi koko bari bafite uburenganzira. Iyo utiyubashye rero ukwiye gufatwa nk'ikigoryi, nk'inzanga, ntabwo uba wiyubashye. Niyo magambo dutangiranye. Sinshaka rero ko wowe ukurikiye iyi channel ufatwa nabi cyangwa se ugasuzugurwa bitewe n'uko uri kwiruka ku muntu kandi uwo muntu atagushaka. Kandi buranga abakobwa bafite ukuntu bafite uburere, bashobora kuba badahita babikwerurira, ariko aka kanya ngewe reka mbikwereke. Nkuzaniye ibimenyetso 10 bikwereka ko uwo mukobwa nubwo mwamuvugana cyangwa se muhora muganira, ibimenyetso 10 rero ndabizanye bikwereka ko uwo mukobwa atagukunda. Ibimenyetso 10 bigaragaza ko umukobwa atagukunda bishobora kuba byakubabaza, ariko niyo mpamvu nkubwira ngo reba iyi video mpaka irangiye, kandi nyine wibuke no gukora subscribe kugira ngo utazongera gukora ikosa nk'iryo ngiryo, ndetse kugira ngo bizagutabare n'abandi bakobwa cyangwa se abandi bagore. Kaduhere ku mpamvu ya mbere, cyangwa se ikintu cya mbere kizakwereka ko uwo mukobwa atagushaka, atanagukeneye. Uwo mukobwa ni wowe umwandikira cyane izo message nyinshi cyane ziruta we iza kwandikira. Ayo niyo magambo ntangiranye. Ubundi abakobwa mu buzima bwabo cyangwa se uko baremye bazwiho kuvuga cyane. Ni gake umukobwa ushaka kumubona acecetse, ni gakeya, nongere mbisubiremo, ni gakeya umukobwa ashobora kwihangana atari kwandikira umuntu cyangwa se atari kuvuga, biramugora. Iyo rero ubonye uri umugabo uri kuvuga cyane kurusha umukobwa cyangwa umwandikira cyane, ntabwo twavuga ko ari ikimenyetso cy'uko nawe utangiye kuba nkabo, ahubwo ibyo nibyo koko cyane, ahubwo uri umugore.
ariko binagaragaza ko uri umuntu uciriritse kuri lisite y'abantu batereta uwo mukobwa pe. Wumva ayo magambo, nimba wandikira umukobwa kurusha uko akwandikira ntabwo ari ikimenyetso cy'uko nawe uri umukobwa cyangwa se umaze kwigira ikikupina, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza yuko uri umuhungu uciriritse cyane kuri lisite y'abakobwa bose batereta uwo mukobwa. Nta nubwo bikwiye ko umuhungu yandika cyangwa se avuga amagambo ye menshi kurushaho umukobwa yakamubwiye. Niba ari wowe ushora imbaraga nyinshi n'ikiganiro kinini ku mukobwa, ntikigaragaza yuko ashobora kuba adashishikajwe nawe cyangwa se atanagukunda nk'uko wowe umukunda. Ese waba utekereza ko ari wowe wenyine uvugana n'uwo mukobwa? Waba uri ikigoryi niba ari nako unatekereza, ukaba ari nayo mpamvu uvuga ibyo bigambo byose uba uri guhuragura. Niba wicaye uzi ko ari wowe muhungu wenyine bavugana, ni ukuri pe, uri ikigoryi. Uwo mukobwa uvugisha amagambo menshi ukamwandikira batagusubiza, ushobora gusanga uri kuri lisite y'umuntu wenda nk'uwa 6 cyangwa se hejuru cyane, cyangwa se kuri iyo lisite y'abantu bamutereta ugasanga ari wowe uciriritse kurusha abandi. Kuko nimba ufashe telefone yawe ugasanga niwe wandika amagambo menshi, uvuga ibigambo byinshi, menya neza yuko uwo mukobwa ashaka gufata nk'umuntu uciriritse pe, nta n'amahirwe menshi ufite. Ariko abakobwa bo bakunda kwandika ibintu byinshi babyandikira abahungu bashaka, ndetse abakobwa buriya babayeho bumva mu mutima wabo bari kuribwaribwa, bumva bashaka gusohora ibyumviro byabo ngo babwire umuntu bashaka uko biyumva. Niba ubona rero ari we wandika ukabona ntari kugusubiza cyangwa se uri kwandika ibintu byinshi wakandika utuntu dukeya, menya ko uwo mukobwa ntabwo ari wowe aba ashaka, hari undi muhungu yandikira ibintu byinshi, niko kamere yabo imeze. Ikindi kimenyetso cyabikwereka, niba ubonye umukobwa akwandikiye ibigambo byinshi akakwandikira utugambo tugufi wumva natwo tudashyushye tutarimo amarangamutima, mbega ubona ameze nk'aho ari gufunga ikiganiro gake gake, mbese ukabona niwe uri gushaka gutekereza ibindi uri bumubwire, uwo mukobwa ntabwo agukunda pe. Reka tujye ku cya kabiri. Umukobwa uganira ku bandi bagabo, yaba ari kuvuga ku bantu b'ibyamamare ariko b'abagabo muri kumwe abatagakiza, avuga ati bari abahungu b'ibyamamare bararenze, avuga nk'umuhanzi cyangwa se umusobanuzi cyangwa se undi muntu uwo ari we wese w'icyamamare, cyangwa se ugasanga umukobwa ari kukuganiriza ku bantu bakundanye, cyangwa se ari kukubwira ku bantu bari kumutereta muri iyo minsi, cyangwa se agahora kuganiriza ku bandi bahungu muri kumwe. Nyamara icyo kintu ni ikintu kibabaza buri muhungu wese muri ubu buzima. Uwo muhungu umukobwa rero ntabwo aba yitega ukuntu uri bwitware cyangwa se uri bubyakire. Nyamara uwo mukobwa niba umufite muboroke hakiri kare, ndetse uwo mukobwa ngo yagakwiye kuba ari kumwe n'abandi ku muhanda, ari umwe wo ku muhanda n'ubundi. Ariko uzi kumva umukobwa akubwira abasore b'amabogare ngo bandi bameze neza, ni ukuri ngo uwo mukobwa mufate nka ba bandi b'imihanda, umureke, ntabwo aba akubaha, nta nubwo aba yitaye ukuntu wabyakira. Reka tujye ku cya gatatu. Umukobwa wigira uwo atari we cyangwa se ugerageza kujijisha ukuri. Uwo mukobwa rero iyo adakunda umuntu akenshi akunze kwigira nk'aho afite undi muntu bakundana, cyangwa se akigira nk'aho yasinzira igihe wamwandikiraga, akaza kukubwira ati buriya wanyandikiye igihe nari nasinziye sinari nabibonye, mbega akagira ngo ashaka gukora utuntu nk'utwo ngutwo agukwepa. Uwo mukobwa ntabwo aba agukunda. Abakobwa bafite ukuntu bashaka kugerageza gushaka guhunga kukubabaza, bakagerageza gushaka kwigirisha, mbese ngo sinakubonye, ibintu nk'ibyo ngibyo bagukwepa, aba ari kwanga kukubabaza. Buriya abakobwa ntabwo bazi guhita barasa ku ntego ngo bahite bakubwiza ukuri ngo ntabwo turi kumwe n'iki, afite ukuntu agomba guca hirya no hino kugira ngo atakubabaza. Ariko umva, hari impamvu bavuga ngo cyangwa se ngo umugore ni umugabo w'ijambo rye, ahubwo batavuga ngo ni umugore w'ijambo rye, kubera ko abagore akenshi bafite ukuntu bakunda kubeshya, ariko ntabwo ari bose. Nk'uko n'abagabo babeshya ariko atari bose. Iyo umukobwa atagukunda akenshi akunze kwijijisha, akigira nk'aho yari ahuze ari mu kazi kenshi, ariko aba ari gukwepa. Rimwe na rimwe bamusaba ngo muhure, akakubwira ngo ndaza kubanza ndebe gahunda zanjye, ngo ndebe niba nzaba mfite umwanya. Ibyo bintu umukobwa nabikubwira uri kumusaba ko mwasohokana, kumva atangiye kubwira ngo ndabanza ndebe niba ngo mfite umwanya cyangwa iki. Umukobwa ntabwo aba agushaka. Ntabwo dusobanuye ko umukobwa yaba adafite akazi cyangwa se adafite ibindi bintu ahugiyemo,
ariko menya ko umugabo urenze cyangwa se umugabo umukobwa yifuza, wa wundi ufite agaciro ku mukobwa, kuko wa wundi umukobwa yakunze yiyumvishemo, aramutse amwandikiye ngo bahure, uwo mukobwa gahunda zose yari afite na randevu zose yari afite zindi, nibwo yaba ari akazi, afite ukuntu ahita abisubika akavuga ati ntabwo nabura kujya guhura n'uriya muhungu kuko aba agushaka. Umukobwa iyo agushaka gahunda yindi yari afite arayisiba. Uwo mukobwa rero ntabwo ashobora kwereka umugabo ashaka ko akantu ko kuzuyaza cyangwa se ko kumwicira gahunda, akanga ko bahura. Rero nubona umukobwa buri gihe ari wowe umusaba ko muhura, yarangiza agatangira kujya gukwepa ngo ndareba gahunda zanjye nzaba nkubwira, uwo muntu w'abandi mureke, bikomeza gutesha umwana w'abandi igihe, sibyo? Reka tujye ku cya kane. Umukobwa utajya kubaza ibibazo by'ubuzima bwawe bwite. Burango bavuga yuko amayobera ari mu bindi bintu by'ingenzi bituma umuntu akururwa nawe. Iyo uri amayobera, umuntu atazi ibyawe, buranga umukobwa bikunze kumukurura. Urugero uti mu bisikire umukobwa akabona ntazi ngo mbayeho ne, akabona mbese ndamayobera, ntago azi nyine igituma mbayeho gutya cyangwa se ambona gutyo gusa nigendera. Ngo rero iyo umugore rero ngo adafite amatsiko yo kugenda kubaza iby'ubuzima bwawe bwite, kugira ngo ayo matsiko agende nk'aho ayagabanya, ngo akwinjirire imbere, ni ikigaragaza ko umukobwa atakwiyumvamo na gato. Abasore benshi bakeka ko baganira n'abakobwa, ariko urebye neza usanga abo bahungu bari kwiganiriza ubwabo. Ugasanga uruganiriza umukobwa umubwira ibintu nta kibazo ajya kubaza, najya kwinjira mu buzima akubaze ngo mbese ukora iki, mbese muri famiye yawe ubana nande, mbese winjiza amafaranga angahe, mbese ukunda iki, wanga iki, mbese ukabona muganira bya bintu biri aho gusa, mukaba mumeze nk'aho muhuye ku muhanda mwicaye mutegereje bisi, ibuka cya kiganiro bajya baganira. Ubundi uwo mukobwa ntago agushaka, kuko umukobwa ugushaka akubaza ibibazo. Umukobwa rero mu gihe atakubaza ibyo bibazo, usibye twa dusubizo musubizanya tw'amafuta abantu bose bandikirana, uwo mukobwa ntago aba ashaka kumenyana nawe, nta nubwo aba akwitayeho, nta nubwo aba agukunda. Nubwo muba muri kumwe muganira buri munsi, wa muhungu we wiri kubwira abantu turiya mukobwa turacata turaganira, reka iyo urebye neza usanga ari wowe uri kwiganiza. Kubera iki rero? Umukobwa ugukunda cyangwa se ugushaka aba ashaka kukumenyaho buri kimwe, ajya ku mbuga nkoranyambaga stalking, akamenya ibyawe, akareba ibyo postinga, akagerageza kukwinjirira, cyangwa se agasaba inshuti ze z'abakobwa akavuga se nta muntu waba ufite amakuru kuri uyu muhungu mwambwire, mbese akagerageza kukwinjirira. Ikindi kandi iyo mwasohokanye mwicaranye nk'ahantu, umukobwa agerageza kukubaza byinshi ku buzima bwawe, ukabona nicyo kimushishikaje, ukabona ko ashaka kukumenya, kuko aba agufiteho gahunda, avuga ati uyu muntu ushobora kuzagirana kure, cyangwa se agufiteho imipangu, cyangwa se akavuga ati uyu muntu dushobora kuzagirana hafi, ubwo aba afite abandi bantu aba bibaza bya bintu atakubaza. Tujye ku cya gatanu. Wa mukobwa uhora uzuyaza, kwicira utugahunda, yizuyaza, yisubira bya hato na hato. Wa mukobwa ukubwira ati tuzahura cyangwa se tuzabona nta, cyangwa se iyi gahunda ndayemeye, hanyuma ku munota wa nyuma bitunguranye ukumva ngo ntibigishobotse, sinyibonetse. Wa mukobwa rero uhindura gahunda bya hato na hato. Ibyo ngibyo bibaye rimwe, birashoboka ko uwo mukobwa koko ari ibintu bisanzwe, kuko ashobora kuba yarafite akandi kantu yari arimo. Ariko se pasi amaze kwicira iyo gahunda, ujye ubireba nabyo. Umukobwa kwiciye gahunda bwa mbere, ku munota wa nyuma mwari mugiye guhura, bwa nyuma inshuro ikurikiyeho yasabye imbabazi, ukurikiye ukuntu yitwaye, yasabye imbabazi aringinga, cyangwa se ashyizemo umuhate wo kukwereka ko akeneye ko muhura ku yindi gahunda y'ubutaha noneho, cyangwa se ngo aba ari ubyirukamo noneho ku yindi gahunda muzahuriramo, cyangwa niwe wongeye kumera nk'umuhatiriza noneho ngo muzahure. Ibyo nabyo jya ubyitaho. Nubona ko ari wowe ugiye kumuhatiriza ngo muzahurire ku gahunda yindi, ibyo bintu bihagarike. Umukobwa ntabwo agukunda. Cyangwa se nibura ari we uvuze ngo ubushize nakwiciye gahunda, agahita guhamagara ahubwo ati nibura ndumva twaburana, nyamara uzahita uvuga ati umukobwa nibura nawe aranshaka. Ariko niba adashyiramo izo ngufu, reka umwana w'abandi wibangama, ese ntabwo mukiyubaha? Rero umukobwa nubona adashyizemo agatege nyuma, uzamenye ko kukwicira gahunda ari ibintu aba yapanze, ubundi akibaza ngo ariko ubundi ndahura nawe kubera iyihe mpamvu? Ukubera ko buriya ngo umukobwa utakwiyumvamo, kukwicira gahunda no kwangiriza igihe, nta n'ikintu biba bimubwiye, ni n'ibintu bimuryohera. Twagiye ku cya gatandatu.
umukobwa uhora kuri telefone ye kandi muri kumwe mwicaranye. Niba ukundana n'umukobwa buri kanya muri kumwe ukabona yarangariye kuri telefone, uwo mukobwa cyambere ntabwo aba agushaka, ikindi kandi nta nubwo aba akubaha. Uri kumwe n'umukobwa ari kuri fone, nyine wowe ushaka kwiyumvisha ngo ari mu bintu by'ingenzi kuri telefone ye, cyangwa se utekereza ngo ni umukobwa ugira akazi ari muri bizinesi ari gutanga raporo kuri bizinesi bya buri kanya. Oya, ntabwo ari byo. Umukobwa kenshi aba ari ku mbuga ari kwirebera abandi bantu kuri social media, cyangwa se yarekera n'undi muhungu akunda yiyumvamo cyane. Ngo ikintu cyonyine cy'umugabo nyamugabo wakora mu gihe uri kumwe n'umukobwa buri kanya ari kujya arangarira kuri telefone uri kuvuga, ari muri telefone uri kuvuga. Haguruka utuje usohoke wigendere muri cya gihe yunamye muri telefone ye, ngo nibwo uzaba witwa umugabo. Aho ubundi nta mugabo tugifite rwose pe, abagabo dusigaye ari bakeya. Umukobwa ukubwira ngo duhurire hafi wana, wowe wamubwira ahantu mwahurira agahita akubwira ngo duhurire hafi ya hano, wenda hafi yo ku kazi ke cyangwa se hafi y'iwabo, mbega ugasanga ntari gushaka kujya kure kugira ngo utamugora. Uranga umukobwa utagushaka aba akubwira ngo duhurire hafi cyane hanyegereye, cyangwa se unce wumvugishe, nashaka umujyana ahantu unce wumvugishe. Ariko ngo ibyo bintu ni bibi. Reka tukubwire ukuntu ubundi biba bimeze. Umukobwa iyo bigeze aho atoranya umuhungu bakundana, umukobwa wese rero uburanga afite amahitamo menshi, kuko abakobwa ni beza, barateretwa kandi ni abantu buri muntu wese aba akeneye. Buranga umukobwa rero iyo bigeze mu kintu cyo guhitamo, aba afite amahitamo menshi y'abasore bamutereta buri munsi areba ashyira ku munzani, mbese n'uyu aba afite amahitamo menshi. Rero iteka nibo bahitamo amahitamo ya mbere. Rero niba ubona utari gutoranywa mu b'imbere, ntabwo ari uko umukobwa atagukunda, ahubwo nuko hari abandi bantu bakurenze. Tujye twemera abantu barenga abandi, hari abantu baba barenze. Buriya rero hari umuntu uba ukurenze umukobwa ari guha umwanya we. Rero niba utari kuri liste ye ya mbere ngo byitwe ngo ube uwa mbere yemera, akenshi arabanza agashyiramo imibare, abundi akaba ati ubundi gute n'umwanya wanjye ijya guhura nawe ahantu ashaka, wenda ni na kure ndi butege uyu mwanya hari ikintu nakawukozemo. Umukobwa icyo gihe ashyiramo imibare myinshi cyane iyo atakwiyumvamo. Niyo mpamvu icyo gihe ubona kenshi akubwira ngo wanciye ukansuhuza twahuriye hano hafi se, mbese ukabona gahunda y'ahantu ushaka kumubwira ngo muhure we ntashaka kuyumva. Kuko umukobwa iyo aramutse asabwe n'umuntu wa nyawe yiyumvamo, cyangwa se wa muntu uri kuri liste ye ya mbere, cyangwa se umuntu nakwicira gahunda ye akabona ntashaka yuko muhura, bivuze ko hatari umuntu ashobora kubwira ngo tega nibura unshaka igise, cyangwa se fata indege unsanga ahantu kure. Umukobwa iyo ari uwo muntu bimubwiye wa wundi wa nyawe yiyumvamo, wa mugabo nyamugabo we ahora abona, cyangwa se wa mugabo ngiye kujya mbabwira kubawe, cyangwa umwe n'abahoze mbabwira kubawe, we yanatega iyo ndege akamusanga. Kuko uri umugabo w'indoto ze nta hantu atajya, kuko ngo yajya hariho hose mu gihe ari wowe yiyumvamo, yaza hariho hose waba uri. Rero namwe mujye mutuza ibyo bintu mubivemo. Nimba uzi ko utari uwa mbere mu buzima bw'uwo mukobwa, icyo ni ikimenyetso cyabikwereka, kavuga ngo reka mbe mvuyemo mbe ngiye kugira ngo nkomeze nsebe. Wowe ukomeza muhatiriza. Niyo mpamvu mushaka nyine muri guseba, birirwa banabaseka bari kumwe n'inshuti zabo ati yewe mbega batipe, cyangwa se ngo mbega igitipe kigigira. Ushaka kuba uri kwangiza igihe ku mukobwa utagukunda nk'uko wowe umukunda. Reka tujye ku cya munani. Umukobwa utajya wifuza ko muba muri kumwe muri babiri mwenyine, nyamara umukobwa nawe ntabwo aba agushaka, ntabwo aba agukunda. Umukobwa uramubwira ngo duhura babiri, duhurira abantu, cyangwa se umusange mu rugo turi babiri tube tuganira, tube turebera hamwe ibibazo by'urubyiruko, agahita akubwira ngo njye ntabwo mba nshaka guhura nawe turi twenyine, ngo tujye ahantu hari abantu, nk'aho uri ikihebe wamushimuta. Uwo mukobwa rero udashaka ko muba muri mwenyine uwa babiri ngo muganire, usibye no kuba yagusura ngo mube muri babiri, no kuba byonyine mwasohokana muri abantu babiri, ngo icyo gihe ngo ntabwo yabyemera. Niba ari wa mukobwa nyine ngo ubwira buri gihe ngo muhure ukabona azanye n'inshuti ze ari benshi, cyangwa se ukabona azanye n'abandi bantu, uwo muntu ntabwo aba agushaka. Uwo mukobwa byaba byiza rero bamuritse ukanamwibagirwa, ugasibana nimero ye ukamureka wenyine, kubera ko abagore niba ari ikintu bakunda ni ukumara umwanya n'abantu bakunda, cyangwa se n'abagabo bakunda, kuba ari bonyine ari babiri. Biriya bintu buriya ngo ntabwo ari abahungu bonyine babikunda, kuko ba mwasohotse muri mwenyine muri babiri, buranga abantu ba mbere babikunda ni abagore. Niba rero umukobwa buri wese umubwira ngo
cyangwa se buri gihe umubwira ngo duhure ukabona nagashaka kuma muri mwenyine, akabona azanye n'abantu benshi, cyangwa se ugasanga abashaka ko muba muri ahantu hari abantu benshi, ahubwo hari undi musore ukurenze akunze guhura nawe, cyangwa se hari undi aba akunda yiyumvamo wa nyawe, akunda kuba ari kumwe nawe ari babiri bonyine, yamusura bahurira he. Jya numva bavuga ngo ariko ngo uriya mwana aranitonda, ntabwo aba ashaka gusura umuntu ngo babe ari babiri bonyine. Wapi, ngo abakobwa nicyo kintu cya mbere bakunda, kuba bari kumwe n'abahungu bakunda bonyine. Reka tujye ku cya cyenda, ngo umukobwa nanone ubwira ngo musohoke, ngo ukabona nagasaze ngo ashiduke, nyine abigize ibintu bye, abigize nk'akazi. Wabwira umukobwa ngo muzasohoke cyangwa ejo bundi tuzahure, ukabona ntabwo abigize nk'akazi ngo abwanuka sare. Icyo ni ikibazo. Buriya umukobwa ugukunda aba yifuza gusohokana nawe cyane cyane. Buri uko umukobwa kwiyumvamo, buriya ngo iteka aba ategereje igihe uzamusabira ngo dusohokane tujye mu bantu. Ngiyo ubona rero umukobwa ubimubwira ukabona ngo biramubwiye ngo musohokane, ukabona ari kuzuyaza, cyangwa se ukabona ntari kwemera, ntari guhakana, akajya akubwira ngo nzareba, ngo uke tuzareba, nyine ukabona ntabwo yabigize ibye ngo ahite anasara cyane. Uwo mukobwa mureke, kuko uri kwisuzuguza gukomeza kumugendaho. Umva rero, buriya abagore iyo umusore ashaka wa nyawe amusabye ngo asohoke, umukobwa nicyo kintu kimunezeza cyane, ndetse ngo birabarenga. Nibyo bintu abakobwa bakunda, ngo mbese uriya muntu arankunda turasohokana, ibintu nk'ibyo binezeza abakobwa. Ariko we mu gihe ubimusaba ukabona ari kubitekerezaho kabiri, umukobwa w'abandi muve utahe. Hano gukomeza guhamagara umuntu w'abandi umugore umusaba, bireke wiyubahe. Umukobwa wenda birashoboka ko ashobora no kukwemerera ngo musohokane, ariko ubona atabyishimiye nabyo byo bireba. Si ukuvuga ngo burya arabyanga, ariko n'umukobwa utagukunda hari igihe akwemera mugasohokana, ariko jya ubanza urebe kuki yemeye ko dusohokana kandi nabonaga atabyishimiye. Ngo hari igihe abagukoresha ashaka kurya amafaranga yawe bitewe n'ukuntu ahantu ugiye kumusohokana harenze, cyangwa se ataramenya neza ukuntu yagukatira, ariko ubyigaho nabyo. Mu gihe ubonye rero umukobwa umubwiye ikintu ntabishyuhemo, niba umuretse azabanza abishyuhemo. Muri urwo rwego rero umukobwa nukomeza kumwizirikaho ntabwo bizakurangirira neza. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo usibye akanimero ke uba ugiye. Reka tujye ku cya nyuma cya 10, imyanya ye y'ibanga cyangwa se hahantu he bwite ku mubiri we. Abakobwa nibo bantu bakunda gukorwaho n'umuntu biyumvamo mu buzima bwabo. Wumva amagambo umukobwa utakwemerera ko umukoraho, ukabona biri kumujena, umukobwa ntabwo aba agukunda. Buranga ikintu kinezeza abakobwa ni ukuguma kuba ari kumwe n'umuntu umukunda ndetse akamukoraho. Buranga ibintu umukobwa bimwereka ko akwiyumvamo ndetse yanagukunda. Iyo nanone ukoze ku mukobwa atakwiyumvamo, atagukunda, ukajya ugerageza kumukorakora, kugira ngo binashobotse yakurukaho, ngo bibatera isosemi cyane. Ngo rero niba ujya gukora ku mukobwa ukabona nashaka umukoraho, ngo ntabwo igihe kiragera, cyangwa se ngo ntabwo ari byo, cyangwa se ngiki, buranga akenshi uwo mukobwa ntabwo aba agukunda. Iyo umukobwa atakwemereye ko umukoraho umubiri we wose, ntabwo aba akwiyumvamo. Wapi, twese buriya turabizi neza mu buzima bwacu, yaba abahungu cyangwa abakobwa, ko iyo udakunda umuntu akagerageza kuba yakwinjirira gukorakora cyangwa se akwegera, icyo gihe rwose umera nabi. Ushobora no kuba wajya kumurega, uba wumva ari no kugusuzugura, wumva ari agasuzuguro iyo umuntu agukoze utamukunda. Kuko iyo umukobwa agukunda bya nyabyo, kuba wamukoraho burya ntabwo akunze kubigiraho ikibazo. Iyo umwegereye ahubwo biramunezeza. Oya, ntabwo ndi kuvuga iby'ubusambanyi, ariko nabyo sinzi, ariko ntabwo aribyo turi kuvuga hano. Ariko nibura umukoreho. Ntabwo wenda ukwiye kureba ngo kubera yaguhakaniye ngo n'umukoreho ari guseka yakwigizaho umwana mwiza, ubwo ni uburyarya, ntabwo agukunda. Hari igihe umusore bamwangira cyangwa se umukobwa akwangira ko umukoraho, akabikwangira gusekera, ugakomeza kumva ufite icyizere, uvuga ati aha nareba iwana hazaba hashya, hazaba hashya. Buranga ibyo bintu bisobanuye ko atagukunda. Wowe jya ureba ibikorwa bye, ntukarebe uko aguhakaniye avuga. Buri umukobwa ashaka kuguhakanira avuga yakwigizaho umwana mwiza, ariko wowe reba ibikorwa bye yakwiyatse.
uri umukobwa ugukunda bya nyabyo ntabwo yakanga kumukoraho, izo mbaraga ntabwo yazibona. Iyo umukobwa agukunda, iyo umukozeho ngo biri no mu bintu bimunezeza, burya ngo yanakwishyura. Buriya ngo biri mu bintu bimunezeza akarushaho no kugukunda kurushaho. Icyo cyari icya 10. Rero muri ibyo bintu byose tuvuze, niba ari cyo ujya ubona ku mukobwa utereta cyangwa se umuntu muri kumwe muri iyi minsi, ukaba ubona ibyo bimenyetso ajya abikora, hari ibyo ajya akoramo, reka umwana w'abandi wiyubahe, wumve ko uri umuntu mukuru, utuze, ubuzima burakomeza. Ibyo bintu byo gukomeza mubwira mwisuzuguza n'ubwo mubireke. Buriya ngo nanone niba ushaka gutera imbere mu mitekerereze, usibye n'ibi ngibi gusa n'ibijyanye n'ubukungu, kora subscribe kandi wibuke no gutanga comment, unatubwira ikintu wumva ko twazaganiraho ubutaha. Ni kuri T-Mob C Clever bibera. Ciao ciao. T-Mob C Clever official YouTube channel.